Mbere yuko dutangira inkuru y'uyu munsi, ndashaka ufata akanya gatoya utekereze kuri mama wawe wakubyaye, akakurera, akagutamika ndetse akakurinda, ndetse agata buri kimwe cyose, agakora sacrifice ya buri kimwe cyose buri umwe wese adashobora kuba yakora kuri wowe. Ariko iyo tumaze gukura duhita twibagirwa byose. Ntabwo ababyeyi bacu baba bakeneye yuko tuba successful tukagera ku bintu byinshi, ahubwo icyo baba bakeneye ni uko tutabibagirwa. Ahangaha rero iyi story ngiye kuguha ni inkuru ibabaje kandi kwibutsa ese bigenda gute iyo umwana yibuze muri we, iyo pride yibaye nini cyane ikarenga urukundo, ndetse akageraho noneho kugira ngo aproteje ya pride, aproteje ya sura ye, akaba ari byo ashyira imbere cyane, akabirutisha ukuboko kwamureze. Kubera ko ugomba kumenya yuko nta hantu heza cyangwa se ahantu hari VIP harenze kurusha urukundo rwa mama wawe, ndetse nta spotlight nimwe ishininga kurusha amaso ya mama wawe wakubyaye. Mbere yuko rero dutangira inkuru yacu, ndashaka ngira ikintu nkubaza. Ese ni hehe uherereye uri kumva inkuru yanjye? Nyandikira muri comment section ubwire se uherereye hehe uri kumva inkuru yanjye. Uri Nairobi, uri Kenya, uri Burundi, uri Rwanda, uri muri Amerika, uri muri Canada? Nyandikira muri comment section ese wumva inkuru zanjye uherereye hehe. Ikindi nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, nagusaba gukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzongera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe nshyizeho iyindi nkuru. Wakoze cyane guhitamo Behind the Stars. Reka dutangire inkuru yacu. Ndagusaba kugira ngo witse umutima, noneho wicare hasi. Ndashaka noneho nkujyane nkugeze mu kubabara kudasanzwe ku mubyeyi wababajwe n'umwana we wamuvunnye yibyariye. Uyu musore yari yaravukiye mu kazu gaciriritse, ndetse yari yaravutse ari muri dry season, ari mu kini ko babyita. Ahangaha aka kazu babagamo kari akazu gaciriritse. Mama we yakoraga buri kimwe cyose kugira ngo umwana abashe gukura. Abangaba bari babiri, yari umukuru ndetse na murumuna we. Uyu mwana w'umuhungu mukuru bamwitaga Ayo, yari yarakuze na papa we. Mama yakundaga kumubwira ati, Ayo, nuramuka ugiye kwiga uzabona isuku nari nini cyane kurusha ikirere. Ahangaha rero uyu mwana muto w'umukene yizeye amagambo ya mama we. Umwana yatangiye kwiga ijoro n'amanywa, ndetse akoresha agatadowa kagatara gaciriritse, kubera yuko ntago babasha kuba wakwishyura amashanyarazi. Mama we yacuruzaga utuntu tujyanye n'imboga mu isoko. Ibi ngibi yabikora kugira ngo abaje kuba yakwishyura school fees. Nuko rero umunsi umwe umwana yaje kubona scholarship kugira ngo kwiga Lagos. Mama we yarishimye cyane ararira. Uyu musore rero yarahagaze hano kuri bus station ategereje bus. Yaje gusiga asezeranyije mama we. Aravuga ati, mama wanjye, umunsi umwe nzagukura mu cyaro mujyane Lagos. Aravuga ati, mama ntabwo uzongera gucuruza imboga ukundi. Nyuma y'imyaka mikeya, za promises yahaye mama we zaje kuba nyazo. Ku myaka ye 28, uyu musore yaramaze kwa CEO wa supermarket ikomeye cyane. Ahangaha batangiye kumwita ngo ni youngster of Lagos. Batangiye kuvuga ati, dore umusore watangire kuri zero akaba aragize aho yigeza. Uyu musore rero yaje guhura n'umugore witwa Damola, aho uyu mukobwa yari mwiza cyane. Umukobwa uyu musore atari yarigeze narota yuko yashobora kumuvugisha cyangwa se yashobora kwinjira mu buzima bwe. Uyu mukobwa ari umukobwa mwiza, ndetse ari umukobwa uturuka mu miryango ikomeye cyane. Uno mukobwa papa we yari afite shipping empire. Mama we yari umudesign ukomeye cyane mu cyo gihugu. Abashuti b'uyu mukobwa ndetse nabo bagendanaga bari abana b'imiryango ikize cyane. Ariko noneho icyakubwira yuko urukundo rwabo rwahise ruzamuka rutigeze rutinda, rwahise rukura vuba cyane. Ubwa mbere asura uno mukobwa wabo, umusore ubwo yageraga hano muri nyubako, yatangiye kwibuka uburyo isura ye ari kuyibona ahantu hasa gutya. Isura yigize guhura n'ubukene, igahura n'agahinda kenshi cyane. Mu bukene yari abaye makiri muto. Mu by'ukuri ababyeyi ba Damola bari ababyeyi bafite kwiyubaha ndetse bafite discipline. Baricaye baramwitegereza. Hashira akanya gato bari kumureba, baramubwira bati, ntabwo ukuri kuri hano. Umusore arababwira ati, ndabyumva. Aha rero niho umusore yatangiriye kwiga gukoresha icyuma ndetse na furusheti, aho kugira ngo akoreshe ikiyiko yahoze akoresha muri bwa buzima bagamo yakuriyemo.
ndetse umusore yatangiye kwiga kuba perfect, kuba yatangiye kwiga kugenda nk'abantu bari VIP, nk'abantu basobanutse. Umusore yatangiye kwiga kunywa red wine, ndetse umusore yatangiye kwiga uburyo aba silent, uburyo atuza muri we, ndetse umusore yatangiye kwiga uburyo aba serious niyo haba hari umuntu uri kumujyaginga. Nuko uyu musore rero yaje kuza hano kuri balcony, anahagarara wenyine atangira guhumeka cyane, ariko ntabwo byamuzaga gutegeza kuri mama we wari uri mucuruza imboga. Ahangaha rero ibyo byamuteraga kugira ngo akomeze yipushinge, akomeze azamuke, ndetse yagombaga guprovinga uyu miryango yuko adizavinze kuba ari aho ngaho. Abantu batangiye kumwita ngo ni umukwe wo kwa muryango, ndetse batangira kuvuga ngo ni umusore udashobora kuba yakwangiza izina ry'umuryango w'umugore we. Ariko nubwo barimo bavuga gutyo, nubwo barimo bamushimagiza gutyo, ibyo byose byagombaga kubaho kubera igiciro. Ahangaha rero igiciro cyarimo kimujyana kuri mama we. Ntabwo ibi ngibi byari uko adakunda mama we, ahubwo nuko yari afite ubwoba yuko agiye kugaragara, agiye guseba imbere y'iyi miryango ikomeye. Umusore yatangiye kwibuka uburyo yabaga yambaye za bodaboda zicitse, yatangiye kureba uburyo atangiye kujya ajya mu Paris, mu birori bitandukanye by'abantu bakomeye, akaba noneho agiye kubibura. Atangira kugira ubwoba, ese naramuka asebye muri iyi miryango abari bamusengurutse bazatangira kuvuga ngo iki? Ahangaha uyu musore ayo yatangiye gupushinga mama we, amushyira mu nguni, atangira kumushyira mu nguni ubuzima bwe. Ahangaha rero wari umunsi yuko imiryango igomba guhura igasangira ibyo kurya bya nimugoroba. Uyu musore ayo rero yari yamaze yategura aho bari buhuze guhurira, yari yamaze kugura amawayini meza cyane, ibyo kurya byari byiza kandi bihenze. Yashaka ko buri kimwe cyose kiba perfect, ndetse yaje gutumira na orchestre igomba kuririmbira ba nyirabukwe n'abasebukwe ndetse n'imiryango yabo. Ariko muri we yari afite ubwoba bwinshi cyane, hari ubwoba yari afite muri we. Ibyo yakoraga byose yarongeraga akibuka yuko byanze bikunze akiri wa muhungu w'umukene. Ahangaha rero yatangiye kwumvisha muri we, atangiye kuvuga ati byanze bikunze iyi dina tugiye kujyaho igomba kuba iri perfect. Ahangaha yiyemeje ko byanze bikunze iri joro riri butuma umuryango w'umugore we ubona yuko ari umugabo, kandi ari umugabo ufatitse, kandi umugabo ufite icyo yagezaho umukobwa wabo. Ariko icyo atarazi ni uko iri joro yari ategereje ari ryo ryari rigiye gutuma yihamba ubwe. Mama w'uyu musore ayo yabyutse kare. Ahangaha uyu mumama yarakiba muri ka kazu yarereyemo bano bana. Mu by'ukuri ikirere cyari kikijimye, yari afite ka gatara ke kakandi yakoreshaga kagatadowa. Ahangaha rero uyu mubyeyi yatangiye gusukura mu nzu ye, ubwo yari arimo yibukana umuhungu we wari umaze iminsi avuye aho ngaho agiye Lagos. Ahangaha rero yari yateguye akantu kameze nk'agatebo. Muri aka gatebo hari harimo inkoko. Mu by'ukuri iyi nkoko y'isake yari yarayireze neza, ndetse yayigaburiraga bihagije, ndetse arangije afata ibijumba bisa nkaho byokeje abishyiramo aho ngaho muri ako gatebo. Ahangaha rero ubwo yari yicaye iruhande rw'itara, ndetse n'aka gatebo yari yateguye, yatangiye kwibuka umukazana we wamaze kumenyana n'umuhungu we. Nta kintu kirenze yari azi kuri uyu mwana w'umukobwa, ariko yari azi amazina ko ari Damilola. Umubyeyi yaje kuva ahangaha, nuko yaje gufata rero ka gatebo ke, arakitegereza aravuga ati ndizera yuko ibi bintu biri buryohere umukazana wanjye. Mu by'ukuri umubyeyi wabonaga yuko yaciye mu buzima bukomeye cyane, ariko yari afite icyizere. Yatangiye kwibwira muri we ati umwana wanjye aba Lagos, kandi ndabizi byose azabikora, byose bizatungana. Nuko rero ahangaha bwarakeye, umubyeyi yaje gufunga urugi. Nuko umubyeyi akimara gufunga urugi, yateye intambwe imwe, ahita ahagarara hafi ahantu wa musore we ayo yakunda guhagarara. Amaze kuhagarara yitegereje buri kimwe cyose kimwibutsa umuhungu we. Ariko ahangaha ntabwo yashaka kuba sentimenta, ntabwo yashakaga kujya muri ayo marangamutima, ahubwo uyu munsi yari yiyemeje yuko agiye kuva aho ngaho akajya Lagos, akajya kuri umuhungu we. Yashaka kujya gusura umuhungu we wabigezeho, wageze kuri byinshi.
ahangaha mwibutse yuko aribwo bwari bwa mbere yaragiye kumusura. Uyu mubyeyi yashakaga yuko agaragara nk'umuntu strong ndetse ku buryo umuhungu we atagira ubwoba. Umubyeyi yavuye ahangaha yerekeza kuri bus station. Izuba ryari ryinshi cyane, umubyeyi yari yishimye cyane, yari afite ibitekerezo byinshi, yarimo yimagine uburyo umuhungu yabaye successful. Aha mwibutse yuko yari afite ka basket yari yashyizemo impano akiri umuhungu we ndetse n'umukazana we, ndetse yagiye asenga bucece. Yatangiye kubwira Imana ati Nyagasani ndakwinginze reka urugendo rwanjye urugendo rw'amahoro, ndetse ndakwinginze kugira ngo umwana wanjye umurinde, ndetse ndakwinginze kugira ngo umuryango mushyashya agiye kujyamo umukunde, ndetse niba bishoboka Nyagasani ureke n'uyu muryango nawe nanjye unkunde. Nuko muri ako kanya bisi yaje kumugeraho, yaje kwinjira muri bisi aricara. Uyu mubyeyi yashaka kureba umuhungu we Ayo atari uko amuhamagaye kuri telefone. Uyu mubyeyi rero akomeje kugenda muri bisi, yagiye atekereza byinshi byerekeye n'umuhungu we, atangira gutekereza ubuzima bwaciyemo. Nuko rero ubwo bisi yagendaga yinjira mu madistrict atandukanye, uyu mubyeyi yakomeje gutekereza. Yatangiye kwibaza muri wese, umwana wanjye yaciye muri urugendo rwose, ese yaba yarariye neza, ese yaba atarananiwe? Ibyo byose yagiye bitekereza nk'umubyeyi. Yatangiye kwibuka uburyo yahamagaye umwana w'umuhungu akamubwira ngo mama ndi mu nama, akamubwira ngo ari bize ndaza kuguhamagara nyuma. Iki kiganiro nicyo bari baherutse n'umuhungu we. Kuri uyu mubyeyi yumvaga umuhungu we Ayo aba ari bize cyane ahuze. Nuko rero uko bisi yarinjiye muri Lagos, buri kimwe cyose cyaje guhinduka urusaku. Umubyeyi yatangiye kubona uburyo abantu bari kunyuranamo, amamodoka, abantu bacuruza ku muhanda batangiye gukubita bisi bashaka gucuruza. Atangira kubona uburyo hari ibiraro bitandukanye ndetse bigerekeranye. Nuko yaje gufata akagatebo ke aragakomeza, atangira kumva ari abaye nkaho yibuze muri uyu mujyi. Nuko muri tekerezo bye yatangiye gutekereza ati ahangaha ni umuhungu wanjye aba. Ariko mu by'ukuri mu ntekerezo ze yarimo ashushanya, abona inzu nziza cyane, igipangu cyiza cyane, abona umuhungu we yambaye neza, umuhungu we yarageze ku buzima yari yarifuje. Nuko nyuma y'isaha imwe uyu mubyeyi yarahagaze ku nzu nziza cyane ya Ayo y'umweru, inzu imeze nk'aho ari ibwami. Ahangaha rero akigera kuri iyi nzu abonye uburyo gate iteye ubwoba. Gate ubwayo kibona ubona yuko igutegeka icyo kwibwiriza gukora. Muri ako kanya yahise yibuka uburyo bafungaga bafungishije utwugi dukoresheje ibiti. Nuko yafashe ka gatebo yari afite agatereka hasi. Nuko umubyeyi arangije arasona, akanda kuri soni yo kuri portaye. Umubyeyi umutima we watangiye gutera cyane, yahise atangira kwimagina Ayo afungura umuryango akaza akamuhobera nk'uko yajyaga abikora akiri mutoya cyane. Yahise atangira kwibuka uburyo ka Ayo kaza kakamuhobera, karangiza kakamubaza ngo mama wanguriye biswi. Ahangaha rero gate yarafungutse, ariko nta muntu yigeze abona, ahubwo gate yafungutse automatique. Buri kimwe cyose hano muri iki gipangu cyasaga neza cyane. Nuko Ayo yaje gusohoka. Umusore yari yambaye ishati nziza cyane y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara. Umusore yari yambaye isaha nziza cyane ihenze. Nuko agisohoka yahise akubita amaso mama we, yambaye silipa zicitse, utwenda duciriritse, agatambaro yarateze gaciriritse gashaje. Muri ako kanya bakibona nuko ari babiri haje kubaho silence, bose baracecetse. Nuko umusore yaramwegereye amwegera amusekera, ariko inseko yamusekeye ntabwo yigize itacinga cyangwa se igera kuri uyu mubyeyi. Mu by'ukuri n'umusore ko yagaragaraga akibona mama we byari bimeze nk'aho hari ikintu afite ubwoba cyangwa se ahise yibuka kirimo kimutera ubwoba. Hari ikintu ahise abona yuko yibagiwe muri we. Mama Ayo warakuze, nakuzaniye inkoko ndetse n'ibijumba. Umubyeyi rero yahise afungura akagatebo. Nuko uwo mubyeyi yitegereza hirya no hino, abona uburyo haparitse imodoka nziza zitandukanye. Nuko umuhungu aramubwira ati mama ntukire ubwoba, umuryango w'umukunzi wanjye uri hano. Ibyo ngibyo yamubwiye ari kumwongorera, asa nkamwongorera. Aramubwira ati mama ntabwo nshaka ko uyu muryango ari ibintu uri bumenye. Ibi ngibi yamubwiye ari kumwongorera. Iri jambo uyu musore yarabwiye mama we ryamunyuzemo,
umubyeyi yahise aceceka. Umubyeyi yaragerageje aramusekera, ariko mu by'ukuri nubwo yaramusekeye, umubyeyi iryo jambo ryari rimubabaje, ryari rinamutunguye. Ntabwo yari yizeye yuko nagera imbere y'umwana we yakagombye kumubwira mu magambo. Ahangaha umubyeyi yagerageje kureba hasi kugira ngo yereke umwana we yuko atababaye, agerageza kubihisha. Nuko arunama atangira gutunganya ka gatebo ke. Nuko umubyeyi aramubwira ati, mwana wanjye ayo, icyo nifuza ni ukukubona wishimye. Mu by'ukuri uyu mubyeyi ijambo yaramubwiye yarimubwiranye urukundo, ariko mu by'ukuri iyi ngiyi yari intangiriro y'umuraba. Nuko rero ubwo bari bakomeje dina, bakomeje gusangira, umubyeyi yaje gutunguka aho ngaho, ariwe mama wayo. Araza yerekeza kuri VIP table, ndetse yari afite icyo kunywa. Mu by'ukuri yashakaga guseriva umuhungu we. Ibi ngibi yashaka kubikora nk'uko yajyaga abikora mu myaka 20 yari ishize, ubwo uyu musore yari akiri akana gatoya. Ahangaha hari hadekoye neza cyane, ndetse hari abantu bakomeye cyane. Umuziki wa jazz wari uri aho ngaho bari kuplayinga, abantu banezerewe cyane, abakire bari guseka, ndetse abakobwa b'abakire nabo bari guseka. Buri kimwe cyose ahangaha cyari kimeze neza cyane. Nuko rero mama ayo yaje gutunguka aho ngaho. Mu by'ukuri umubyeyi ntabwo ibi ngibi yarabimenyereye, ntiyaramenyera ibijyanye na red wine, nta nubwo yaramenyereye kuba yagera ku meza ari VIP cyangwa se ameza nk'aya ngaya ngo ajye guseriva abantu. Ariko icyo yari azi ni uko umuhungu yari yicaye hariya, kandi umuhungu we yari yarabyaye, yaribarutse, yari yaranareze. Nubwo yari yicaye hagati y'abakobwa beza ndetse n'abagore beza b'abakire, ariko yari umuhungu we. Yitegereje ayo, abona uburyo ari guseka neza neza. Uko ayo yari ari guseka, yari guseka nk'uko yajyaga amusekera yamuhaga amazi ubwo yabaga avuye ku ishuri. Ariko none ubu ngubu iyi nseko yari ari guseka, yari muyisekera ba sebukwe, ndetse anayisekera aba business partners bari bamuri imbere. Nuko rero uyu mubyeyi yaje gufata ayo mazi, aravuga ati, byanze bikunze ngomba gukora ikintu namukoreye mu buzima bwe bwose kugira ngo agere ahangaha ageze. Uyu mubyeyi rero yashaka kumusavinga nk'uko yamusavingaga akiri mutoya. Yashaka kumwibutsa ahahise, yashaka kumwereka yuko izi celebration ibyo ari kwishimira hari ahantu byaturutse. Nuko aratambuka, umubyeyi yambaye udusandari. Ahangaha ubwo yatambukaga yakomeje kurwana na ya tray yarafasheho, yari yashyizeho y'amazi kugira ngo idatitira cyangwa se igatuma amazi ameneka. Nuko ubwo yaragiye kwegera ahangaha kuri VIP table, yatangiye kumva abantu bari kubazanya ngo uriya ninde, ese ni mama we. Ibyo ngibyo byose barimo kuvuga yarabyumvise. Ahangaha umubyeyi nubwo yarimo abyumva, ariko yarabyirengagije, yashakaga gusavinga umuhungu we. Nuko umubyeyi ageze aho ngaho, yitegereje umuhungu we. Ayo nawe yahise atangira kwibuka ubwana bwe. Yatangiye kwibuka uburyo yabaga yicaye aho ngaho ari kwiga, mama akamuzanira amazi akamusavinga. Yatangiye kwibuka uburyo mama yajyaga amuzanira amazi muri jage ya plastiki. Yibuka uburyo mama yamubwiraga ati, nywa amazi none ukomeze wige. Ariko izi back memories yaratangiye kwibuka muri we. Wa mwenda yari yiyambitse, ya sura yari yariyambitse, uburyo yagaragaraga imbere y'abasebukwe, byaje kurusha imbaraga izi memories yarimo yibuka. Yatangiye kumva ko byanze bikunze hari ukuntu agomba kugaragara imbere y'abasebukwe. Nuko mama we rero yaje kuza aho ngaho, aramwegera. Nuko ya tray yari afite ayiteka ngo ku meza, hafi y'ameza arangirira. Nuko areba umuhungu aramubwira ati, ayo reka mama guha amazi. Nuko afata ya mazi ayisuka mu gikombe cya ayo. Za ntoki zigaragara nk'iz'umuntu w'umuhinzi, atangira kwitegereza uburyo bya biganza bisa nkaho byangiritse kubera guhinga ndetse no kubaho nabi. Ibiganza byamureze, ibiganza byamuteruye, ibiganza byamugaburiye, ibiganza byamuteruye saa sita z'ijoro ari kwa muganga. Ahangaha ibyo biganza byarimo bititira. Nuko rero abashyitsi bamwe na bamwe bari bari aho ngaho batangiye gusa nkaho babangamiwe.
yari arimo asuka amazi no kwa gutitira n'imbaraga nkeya, ikirahure cyaje kunyerera kiramanuka kikubita hasi. Ahangaha umuziki warakomeje uravuga, ariko ahangaha kuri VIP table bose bahise baceceka. Nuko rero cya kirahure ubwo cyamenekaga cyarasimbutse none gikata wa mubyeyi atangira kuva amaraso. Nuko rero abashuti ba wa mufiance w'uyu musore bahise batangira kwijujuta, baravuga ati ibi ni biki? Ese umuntu uvuye mu cyaro n'icyo ari gukora ahangaha? Abashuti ba wa mukobwa fiance w'uyu musore batangiye guseka, baseka ibibaye, ariko barijijisha banga guseka cyane. Ariko buri kimwe cyose uyu mubyeyi yari kucyumva. Ahangaha rero uyu musore atangiye kumva aremerewe muri we. Uwo musore rero yatangiye ku apologizinga, ba nyirabukwe na sebukwe batangiye kwegerana, batangiye kuvugana, banga yuko uyu musore yakumva ibyo bari kuvugana. Nuko rero wa mufiance we yatangiye kwibaza muri we, ese nuko iki yateye imbere akaba ntabashe kwigisha mama we uburyo agomba kuba umusirimu? Nuko rero umubyeyi apfukama hasi n'ubwoba bwinshi cyane. Umusore aramureba aramubaza ngo mama, nuko iki wakora ibyo bintu imbere y'abantu? Umubyeyi yagerageje kureba wa mukazana we ngo arebe bahuza amaso amusaba imbabazi, ariko nta muntu wari umwitayeho, ahubwo bari barimo bamuseka. Nuko umubyeyi aramubwira ati reka muhanagure. Humura ndabihanagura. Ahangaha umubyeyi yagerageje kwitwara neza, ashaka kuhanagura ndetse no gutoragura ibyo birahure, ariko nta muntu n'umwe wigize umwitaho. Muri ako kanya rero isura ya musone ayo yatangiye guhinduka, itangira kuba umutuku. Yatangiye kumva mu by'ukuri akozeje isoni na mama we. Mu mutwe we haje gutangira kuzamo image ebyiri. Yabonye uburyo mama we apfukamye aho ngaho arimo atoragura ibirahure ndetse ari guhanagura amazi yari yamenetse aho hasi. Atangira kubona uburyo mama ari kwitwara nk'umwana ukiri mutoya ukoze amakosa. Noneho arebye ku ruhande abona n'abasebukwe uburyo bari kumwitegereza, aba business partners be ndetse n'abantu bakomeye cyane. Ibi byose yari yarabikoreye kugira ngo abashe kwigaragaza muri ko agomba kwicarana ko cyangwa se akwiriye kwicarana nabo ku meza. Ahangaha rero buri umwe wese yari ategereje, ese uyu musore ayo ari buhitemo nde? Arahitamo basebukwe? Arahitamo nyina? Buri umwe wese yari afite amatsiko. Ese ari buhitemo mama we wamureze, cyangwa se ari buhitemo iyi si yari yicaranye nayo? Ahangaha umusore yatangiye kumva aremerewe mu bitugu. Nuko rero mu masegonda makeya umutima w'uyu musore ntago wari ukiri ku ruhande rwa mama we. Umubyeyi rero yakomeje gutaragura ibirahure ndetse ikirahure kirongera kiramukata, amaraso atangira kuva. Ariko rero ntago ububabare yabwumvaga kubera yuko ububabare bwari busanzwe kuri we, si ubwa mbere yarababaye. Uyu mubyeyi yari yarabaye mu bubabare bwinshi cyane kuva ubwo yaburaga umugabo we. Ahangaha rero aka gasebe cyangwa se uburyo ikirahure cyari kimukase nta kintu byari bimutwaye ugereranyije n'ubwoba yari afite mu mutima we. Ahangaha yari afite ubwoba bw'uburyo akojeje isoni umuhungu we. Nuko ahangaha rero yazamuye ikiganza cye, nuko umubyeyi aramubwira ati ayo umbabarire, ntabwo namenyereye gukoresha ibirahure nk'ibi ngibi. Ayo yaramwitegereje nta kintu yigeze amusubiza. Uyu musore yarimo abona buri kimwe cyose, yarimo abona uburyo mama wari kuva amaraso. Ahangaha uyu mubyeyi yagaragaraga nk'aho ashaka kubura aho ngaho akava aho ngaho akagenda, ariko umusore yarakeneye attention y'aba bashyitsi be. Ibi ngibi rero uburyo barimo bamureba, uburyo barimo bakumva bitekerezo n'umusore, ibi nibyo byatumye bikomeza kumupushinga ntafate wa mutima cyangwa se ntafate za memories ngo zitume aha agaciro mama we. Nuko rero basebukwe baramubwiye ati ayo wakagombye gutoza mama wawe uburyo yitwara imbere y'abantu. Mu by'ukuri iryo jambo bari bamubwiye byaramuhitinze nkaho bari bamukubise urushyi. Uno musore mu buzima bwe bwose yari afite inzozi zo kwicarana n'abantu bakomeye nk'aba ngaba. Umusore yari yarariye nabi, umusore yari yarabukoze buri kimwe cyose, yaratanze ibitambo bishoboka kugira ngo yicarane n'aba bantu. Ahangaha rero yatangiye kubitekereza, atekereza ibintu yaciyemo byose kugira ngo abashe kwicarana n'aba bakire bangana gutya.
ariko ahangaha bitewe n'ikirahure kimwe cyari kimenetse, buri kimwe cyose yari yarubatse byasaga nkaho kigiye kwangirika. Nuko muri we yagiye kumva yumva hajemo ikintu cy'umwuka gikonje, atangira kugira ubwoba bw'uburyo abantu bagiye kumubona nk'umuntu uciriritse. Bwa bwoba n'ubundi umwana wakuriye mu cyaro cyangwa se wakuriye mu bukene aba afite bwo kuba yajya hejuru y'umusozi akagwa. Mama we yarakira aho ngaho apfukamye. Mama, mbabarire cyane, reka mpanagure. Ayo yahise afata ukuboko kwe akwigezayo. Ntabwo byaba bihagije kuba yamusuzugura aha ngaha, ariko rero ibyo yakoze buri wese yarabibonye. Ayo rero akigizayo ukuboko kwa mama we yahise aba exploded. Ayo yahise akubita igipfunsi mama we mu maso imbere y'abantu bose. Niko tushobora kunsuzuguza imbere ya data bukwe? Abantu bose bahise batungurwa aho ngaho, amaso yose bahise bayerekeza kuri uyu musore na mama we. Umubyeyi yananiwe kuvuga. Ayo yarongera amukubita urushyi. Aha ngaho urushyi yamukubise rumungana nk'inkuba aho ngaho muri iyo sare. Aha ngaho mu by'ukuri yakubita urushyi mama we, byonyine n'abantu bari aho ngaho muri icyo cyumba barikanze. Muri ako kanya hashize umwanya mutoya, abantu bose bacecetse. Mama Ayo yahise yikubita hasi. Cya kiganza cyari cyaramufashe kimwambutse umuhanda akiri umwana, cya kiganza cyamuteruye ubwo yabaga arwaye afite umuriro, cya kiganza cyahoze kimusengera, ariko ahangaha yari amutesheje agaciro. Ahangaha rero nyirabukwe yabuze uko yitwara, ahita nawe yikubita hasi. Nuko rero mama we yagerageje gushyira cya kiganza cye cyari cyakomeretse hasi kugira ngo abashe guhaguruka. Amaraso yakomeje kuva aho ngaho, nta muntu n'umwe wigeze uhaguruka ngo amufashe, ahubwo bakomeje bitekereza, babuze uko bifata. Bamwe na bamwe bahise bava aho ngaho kugira ngo batabyinjiramo, ndetse abandi baguma aho ngaho ariko byabayobeye. Aha ngaha hari abari basigaye bagira ngo bafate amakuru bazagenda bakavuga, wenda bavuga bati ese urabizi ibyo nabonye ijoro ryatambutse? Umugabo w'umubusinessman muri Lagos yakubise mama w'urushyi imbere y'abasebukwe. Nuko rero uyu mubyeyi asubuye amaso areba Ayo, amureba nkaho asa nkaho ari umuhungu atibuka. Atangira kwibaza, se uyu ni wa mwana nareze, ni wa mwana nibyariye? Yatangiye kwibaza niba se uyu mwana ni wa mwana wajyaga wicara ari kurya ibijumba akansekera avuye ku ishuri. Nuko umubyeyi ari gutitira ndetse n'ubwoba abwita Ayo, mwana wanjye. Ariko umusore yari yamaze guhindukira atitaye kuri nyina. Aha ngaha rero hari umusore ukiri mutoya wari urimo gukora serivisi aho ngaho. Uyu musore yari yabonye buri kimwe cyose, yari yabonye uburyo umusore yakubise mama we. Uyu musore hari ikintu cyatangiye kumubaninga, cyatangiye kumubabaza muri we. Umusore rero yaje gukuramo telefone. Umusore yahisemo gufata video uyu musore yafashe video yagaragazaga buri kimwe cyose uyu musore yari yakoze. Yagaragazaga uburyo mama we yakubiswe akikubita hasi, yagaragazaga amaraso, yagaragazaga uburyo abantu bari bazengurutse aho ngaho bumiwe. Ndetse yari yarikodinze rya jwi ry'uyu musore Ayo avuga ngo mama waramusuzuguje imbere y'abasebukwe. Mu by'ukuri iyi nteruro uyu musore yaravuze yari interuro buri mwana uwo ari we wese ufite ababyeyi be bakora buri kimwe cyose kugira ngo atere imbere atakwifuza kumva cyangwa se atakwifuza guturutsa mu kanwa ke. Nuko rero ko ibi ngibi byari birangiye, bamaze guhanagura buri kimwe cyose, barakomeza baranywa, barongera baraseka nkaho nta kintu cyabaye. Ariko hari ikintu kimwe kitari cyasibwe. Ya video y'amasegonda 30 wa musore yamaze kuri kodinga. Uyu musore yarayipostinze arangije andikaho ngo nimurebe uyu musore uburyo yafashe mama we wamureze. Arongeraho ngo amafaranga ashobora kugura isuti nziza, costume nziza, ariko ntago ashobora kugura umutima. Nuko umusore arangije apostinga iyo video mu minota 40 yonyine
ya video wa musore yapostinze yari imaze kumenyekana, buri wese yari amaze kuyaccessinga aho ngaho muri Nigeria, guhera ku bantu bari hejuru cyane b'abakire ndetse kugera kuri ba bantu bo hasi bo kuri street. Buri umwe wese yari yamaze kubona iyo video. Abantu batangiye gusharinga iyo video, abantu batangiye kwitangarira. Buri uko basharingaga iyo video byari bimeze nkaho bagenda bakatinga ubuzima cyangwa se ibyo uyu musore yari yarubatse. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho telefone y'uyu musore Ayo yaje kuba exploded. Umusore yaje kubyuka yumva mu mutwe atameze neza, yatangiye kumva umubiri uri kumurya. Ntabwo ari uko byaterwa na alcohol yari yanyweye, ahubwo burwo yafungaga amaso ye hari image yazaga mu bwonko bwe. Hazagamo image ya mama we itama ryabyimbye, hazaga ifoto y'ikiganza cye gishushanyije ku itama rya mama we. Umusore yatangiye kugerageza kwirengagiza cyangwa se coming down ngo yumve arebe nimba yakwirengagiza ibyo bintu biri kuza mu bwonko bwe. Ariko muri ako kanya telefoni ye yatangiye gusona. Irasona bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, irakomeza irasona none itahagarara. Umusore yatangiye kwakira message atandukanye. Umusore rero yaje kwibaza muri wese nuko bityo abantu bari kunyandikira kuri amasaha mu gitondo. Nuko yaje gufata telefone ye afungura message, yatangiye kubona message imubwira ngo Ayo, iyi clip turi kubona twizere igihugu atari wowe. Abashuti be bari bariganye muri university nabo batangiye kumwandikira, batangiye kumaza se bro, niba iki byaguteye man, mama wawe yadufataga neza nk'abana be, niko dushobora kumusuzuguza imbere y'abantu gutyo, niko dushobora gukora ibyo bintu. Umubosi we nawe yahise amwandikira aramubwira ngo inama nakugira nuko iki gitondo utari buze ku kazi. Uyu ni bosi wari umwandikiye message. Umusore yatangiye kwitwara, noneho ajya kureba no kuri ya video. Ubu noneho yatangiye guplaying video. Nuko iyi video yagendaga, intoki ze zatangiye gukonja. Abantu batangiye kwandika, bandika muri comment bati ese uyu muntu ninde? Ese nuwe muntu ushobora gutinyuka gukorera mama we wamubyaye ibi bintu? Ahangaha rero abantu batangiye kuvuga bati ntago Lagos yakwihanganira aka gasuzuguro kageze ahangaha. Umusore yabuze uko yitwara yumva ataye umutwe. Caption yari yanditseho ngo nimurebe ibyo uyu musore yakoreye mama we imbere y'abasebukwe. Video yaragiye viral, buri wese arayibona. Ahangaha rero Ayo yahise akorozinga video, ariko ya sound ntawe yigize mu mutwe we. Ya majwi ya mama we byose byakomeje kuza mu bwonko bwe. Nuko telefone yarongera sona. Ahangaha noneho umuntu wari wamuhamagaye ni chief executive officer wa company yakoreraga. Ahangaha yabanje kujya bwa kuyifata, noneho aza kuyifata. Ahangaha bosi yamuhamagaye yarakaye cyane. Nuko aramubaza ati se wabonye byabaye online? Umusore ati bosi ahita amuvugiramo aramubwira ati nabibonye, ariko uko bigaragara ntabwo ariko byari bimeze. Bosi aramubwira ati ntacyo bivuze ibyo wakoze byose. Nuko bosi aramubaza ati se iyo abantu babonye umusore wacu akubita mama we mu bantu hagati, ese uzi icyo bisobanuye ku izina rya company yacu? Ayo yabuze icyo asubiza. Muri iyi si iby'amashusho yerekana biba bigaragaza byinshi kurusha iby'umutima wawe ufite. Nuko bosi yarakomeje aramubwira ati rero ubu ngubu ni itegeko yuko tukwirukana tukagukura ku mwanya wawe, kandi bigomba gukorwa ako kanya. Ahangaha nibwo buryo dufite bwacu bwo kurinda izina rya company yacu. Nuko bosi aramubwira ati Ayo, ibi ngibi ni igiciro cy'ibyo wishyura iyo ufashe ubuzima bwawe buri prive bugahinduka story iri ku mbuga nkoranyambaga. Nuko ahangaha rero bosi yahise amubwira ati ntabwo ugomba kugaruka mu biro. Ahangaha bosi yahise amukupa, nta nubwo amubwiye ngo wihangane, nta nubwo yamushimiye imyaka yose bari bakoranye, ahubwo yaramukubye. Nuko muri ako kanya hahise haza email ebyiri, baramwandikira ngo tumaze kureba buri kimwe cyose, tukareba ibikenerwa kugira ngo turinde image ya brand yacu, tubabajwe no kukumenyesha yuko tufunze kontra zose twari dufitanye nawe, kandi ibi ngibi bikaba bise bikorwa aka kanya.
abantu batangiye kumwandikira muri famiye yose, baramubwira ati ayo wasebeje umuryango wacu. Abantu batangiye kureba mu mabare ya video, abantu batangiye kureba ya video muri cya cyaro hamwe ayo yakuriye. Abantu batangiye guseka, batangira kuvuga bati uyu musore no kuvumwa, ndetse bamwe batangiye kuvuga ati ntuzongere kumpamagara, ndetse batangiye kuvuga ati nta kintu twabona, ntituzi icyo twabwira papa wawe iyaba yarakiriho akabona ibi bintu wakoze. Ayo rero yakomeje kubakira message nyinshi cyane zimutuka, izindi zimuseka. Abantu batamuzi batangira kujya bamwandikira ngo ntago wari ugakwiriye kuba ufite mama wawe. Abantu batangiye kumujajinga, batangiye kuvuga bati uno mugabo ntago akwiriye kugira mama we. Umusore rero hashize igihe gitoya aba yamaze kwamamara, amara bamushyira mu binyamakuru bitandukanye. Umusore araseba, mu by'ukuri umusore araseba koko. Abantu batangiye gukora ama podcast, batangira kubivuga mu mashow yabo ku mateleviziyo atandukanye. Batangira kuvuga ati ese ni gute ubukire ushobora kwibagiza umuntu wakoreze mu masaha 12 yonyine. Wa musore ayo ntabwo yarakiri umuntu, ahubwo yari ikimenyetso, ndetse yari inkuru yo kuvugwa. Nuko wa mukobwa bakundanaga yahise afata telefone yarakaye cyane, aramuhamagara ati ayo ese wabonye ibi bintu byabaye? Mama wanjye, papa wanjye, buri wese ari guhamagara. Ese ni ukubera iki buri muntu wese ari kwita kuri ibi bintu? Wa mukobwa aramubwira ati ibi ni ibibazo by'umuryango wacu. Ese ni ukubera iki igihugu cyose cyabyitayeho? Ese ni ukubera iki abantu batashobora kwita ku bintu byabo bibareba? Ese ninde wari kodinze iyi video? Ninde wabahaye uburenganzira bwo gupostinga ino video? Ayo yashaka kumubwira ati ntago mbizi, ariko ukuri ko kwamaze kugaragara, kubera yuko uyu musore yarabizi. Ahangaha uyu musore yarabizi yuko uyu ari umuvumo wo gukubita mama we. Nuko uyu mufiyansi baramubwira ati navuganye na mama wanjye, ambwira yuko byaba ari byiza utongeye kugaragara ahagaragara ndi kumwe nawe kugeza igihe ibi ngibi birangiriye. Ariko ayo yarabizi yuko bitazarangira. Ahangaha yarabizi nuko agiye kwiga isomo ry'ubuzima, isomo ry'ikintu umuntu atagombye gukora mu buzima bwe. Telefone yarongera irasona. Ahangaha yari notification y'ikinyamakuru kimwe. Ahangaha rero iki kinyamakuru cyarimo kimusaba interview. Ahangaha rero munsi harimo comment ivuga ngo twizere yuko uno mugabo ari bupfukame kuri televiziyo agasaba mama imbabazi. Uyu musore rero mu mutwe we yumvaga ijambo rimubwira ngo saba imbabazi mama wawe, genda usaba imbabazi mama wawe, aka kanya genda usaba imbabazi mama wawe. Niryo jambo ryazaga mu mutwe we, ariko hari irindi jwi ryazaga muri we kandi rikabaza rifite imbaraga nyinshi cyane. Iryo jwi ryamubwiraga ngo ibyo wakora byose ni wamusaba imbabazi, n'ubundi bakuri kodinze bazajya bahora bibuka uri wakuse mama wawe mu ruhame. Ubuzima bwarakomeje muri rangoze, abantu bakomeje kugenda, imodoka zikomeza gukora. Ntabwo isi yari guhagarika ubuzima kubera yuko uyu musore yakuse mama we, ariko kundi ruhande mu buzima bw'uyu musore isi cyangwa se ubuzima bwe bwari bumaze collapsinga, bwari bumaze kwangirika kubera ko kampani zose zari zamaze guhagarika kontara yarafitanye nazo, ndetse n'abavandimwe be ndetse n'inshuti n'imiryango bari bamaze kumutera umugongo, ndetse igihugu cyose cyarimo kimwita umusore w'indashima w'umwaka. Ahangaha rero wa girlfriend we yarari yicaye hano mu ntebe, yafashe mu umutwe wamuriye. Uyu mukobwa ari kurira, umutwe kumurya. Umukobwa arimo yibaza ati se no kubera iki abantu bari kubyitaho cyane, ariko ayo ntawe yigiza amusubiza kubera ko yarabizi yuko abantu bagomba kubyitaho. Yarabizi neza yuko buri muntu wese uranga Lagos ufite umutima, hari mama we uri mu cyaro, uri mu gikoni, uri mu isoko, uri mu mujyi, wamureze kugera aho ageze aho ngaho, ndetse watanze ibitambo bitagira ingano. Noneho nyuma y'ibyo byose umwana akazamura ukuboko agakubita mama we. Wamukora ibyo byose ni ibintu buri wese adashobora kwihanganira, ariko byarangiye. Igihe cyari cyarenze. Uno musore yari yamaze kwangwa na buri umwe wese.
ahangaha rero uyu musore nta handi hantu yari afite ho kujya. Ayo yafashe umwanzuro wo kuvanga mu mujyi agaruka mu cyaro hahandi muri ka kazu yakuriyemo, ka kazu yavukiyemo. Umusore inzira yose yagenze ava mu mujyi yerekeza mu cyaro. Umusore afite agahinda kenshi cyane ndetse afite n'ukwicuza kwinshi. Imodoka yari yakodesheje yagombaga kwisiga kure kubera yuko umuhanda ugera iwabo ntabwo wari ukoze neza. Nuko arangiye agenda n'amaguru asigaye. Uyu mugabo inkweto nziza yari yambaye n'ipantaro nziza yari yambaye byatangiye kujyaho ibyondo. Ubwo yagendaga ahangaha mu cyaro agenda akandagira mu mazi, yatangiye yatangiye kwibuka memories, atangira kugarura za memories z'uburyo yajyaga akinira ahangaha, z'uburyo yajyaga aca ahangaha avuye ku ishuri. Muri ako kanya imvura yarongeragwa, imvura iramunyagira. Ibi byose uko yatambukaga yagendaga yibuka memories, yibuka mu bwana bwe. Ariko ubwo yageraga ahangaha mu gace yavukiyemo byari bimeze nk'aho ari inzu y'urukiko yinjiyemo. Akigera aho ngaho hari abana bari bicaye ahantu hejuru ku rutare. Urutare rwari ruri munsi y'igiti cy'imyembe. Bahise bamutunga urutoki baravuga ngo uriya ni wa mugabo twabonye muri video. Umubyeyi umwe wari aho ngaho nawe akimubona afata umwana we aramwirukanka aramubwira ati vanga reka tugende. Ayo yahise atangira kugira ikimwaro. Uko yagendaga atera intambwe byari bimeze nk'aho ari kugenda ava muri we yivamo muri we ubwe. Ya video yari yamaze kuhagera mbere yuko ahagera. Ntabwo rero yari akeneye kugira ikintu avuga cyangwa se ngo yintroducinge. Bari bamaze kumumenya no kumenya uwo ari we. Ahangaha rero yari ahagaze hano nk'umugabo wakubise mama we kugira ngo ashimishe abakire. Ahangaha rero Rwayo yageraga hano ku rugo rw'iwabo, umutima watangiye gutera cyane. Mama we yari inyuma y'inzu, yari abizi neza ko aya masaha ya mama we ajya gushakisha ibyo kurya bya nimugoroba. Mama we rero ubwo yararangaye inyuma y'inzu, uyu musore yarazengurutse amusangayo. Ahangaha rero Ayo yahise amukubita amaso. Bwa mbere yashatse guhita asubira inyuma ngo yirukanke kubera ko yari afite ubwoba, ntabwo yumvishaga uburyo ari burebane na mama we n'ukuntu yamukubise imbere y'abantu. Ariko mu by'ukuri uyu musore nta handi yari afite ho kujya guhisha. Umusore yaramuhamagaye mama. Nuko mama we arangije asa nk'uhindukira. Mama we ati Ayo yahise akubita amavi hasi. Uyu musore yakubise amavi hasi, ntabwo yari yitaye ku ipantaro ihenze yari yambaye. Yari akeneye ako kababaro ndetse yari akeneye kwibuka buri kimwe cyose. Yari akeneye kwibuka aho yaturutse. Nuko aratangira ati mama umbabarire nibagiwe uwandeze, natumye abantu bampindura impumyi. Ntago mama yigize ava aho ngaho. Nuko umusore abwira mama ati mama ntago mfite icyo navuga. Buri kimwe cyose bavuze ku internet, buri kimwe cyose kiri muri video byose n'ukuri. Nahisemo icyubahiro cyanjye mpitamo na badata bukwe ndagusuzuguza imbere y'abantu b'aba strangers aho kugira ngo nguhitemo. Ahangaha yabimubwiranye ijwi ry'agahinda. Nuko umusore aramubwira ati mama nari nzi ko nabaye successful. Uwo musore aramubwira ati mama naribeshye cyane. Nuko mama we afata agatebo yari afite agashyira ku ruhande. Nuko aramwegera aramwitegereza. Umusore yatangiye kurira. Umusore yatangiye kumva aremerewe muri we. Nuko umubyeyi apfukamira iruhande rwe aramubwira ati Ayo ekura umutwe wawe, ntabwo nshaka kuvugana n'umusatsi wawe, nshaka kuvugana nawe nkureba mu maso. Ariko Ayo yaje kwemera kumwubaha yubura umutwe. Umusore yamwitegereje ndetse n'agahinda kenshi. Nuko mama we aramubwira ati warankubise ndetse byarambabaje. Mama yatangiye kumubwira ariko amubwira gakeya kugira ngo atagira ijambo na rimwe atumva neza. Mu by'ukuri amagambo arimo amubwira ntabwo kwari kumubabarira, ahubwo yari arimo amubwira ukuri, amuhereza ukuri. Ahangaha mu by'ukuri ububabare bw'uko yamukubise ntacyo bwari bumaze kurusha uko yari ari kubona umuhungu we yari bagiye urukundo icyo ari cyo. Ahangaha rero Ayo yatangiye kurira, arira nk'uruhinja. Afata ibiganza bya mama we aramubwira ati mama ntabwo nkwiriye imbabazi,
nta nubwo nkwiriye kwitwa umwana wawe, iyo uza kuba utarambyaye ntabwo ari kubabara bigeze ahangaha. Nuko mama aramubwira ati wivuga ibyo ngibyo. Ibyo bimubwiye azunguza umutwe, aramubwira ati buri mwana uwo ari we wese burya aribura rimwe na rimwe. Ikiba giteye ubwoba nuko ashobora kwibagirwa inzira imujyana mu rugo. Nuko mama we yaramufashe aramuhobera, aramwegereza, aramukamfatinga nubwo akababaro ka rya joro kari kakiri mu mitima yabo. Nuko kimwe cyakurikiyeho, muri aka gacyaro aho bari batuye haje guhinduka ahantu umujyi wose wa Lagos uri guhanga amaso, atari ukubera yuko uyu musore yari ahari cyangwa se hari ikindi cyari cyahabaye, kubera yuko hari umubyeyi wari wakubiswe n'umuhungu we kugira ngo ashimishe abakire bari baramuzamuye. Ariko noneho uyu mubyeyi akaba akifunguye amaboko, akaba yarashoboye guhobera cyangwa se kwakira umwana we, akamugaruka mu maboko, akamubabarira. Nuko rero umugoroba umwe ubwo izuba ryari ritangiye kurenga, haje kugaragara pick-up. Iyi pick-up yari ya televiziyo yari iturutse muri Lagos, yaje kugaragara ahangaha imbere y'inzu babagamo. Nuko mama ayo yaje gufungura urugi, uyu mubyeyi cya gikomere yari afite kwitama cyari cyaratangiye gukira, ariko wamwegeraga neza washaka kukibona. Nuko rero ubwo uyu munyamakuru yabazaga uyu mubyeyi akamubaza ati ese uri mama wa Ayo? Yarasetse avuga ati yego. Nuko umunyamakuru amubaza ati ese uba ahangaha, ese ushobora kutwemerera tugafata amashusho y'ahantu uba? Nuko umubyeyi aramubwira ati wavugana na Ayo. Umubyeyi yahise yinjira mu nzu, aho yari ahagaze hafi aho ngaho ari kumva buri kimwe cyose. Uno musore yari yaranze kuvugana na media, hari hashize igihe kinini, ndetse yari yarakuyeho telefone ye, buri kimwe cyose yari yakikuye mu mutwe. Ariko ntago byari byoroshye kugira ngo uno musore acike isi, amaso y'abantu bose yari ari kuri we. Ariko ubu ngubu noneho ikinyamakuru cyo cyamaze kumujyaho televiziyo, atari uko giciye kuri telefone, ahubwo cyari kigeze ahantu yavukiye, ahantu yakuriye. Nuko wa mukecuru abwira abanyamakuru ati umwana wanjye ari hano, ahita ava ngo arinjira. Nuko umubyeyi abwira Ayo ati Ayo sohoka usuze bari abantu. Ayo yaje gusohoka aho ngaho, umusore yarasohotse, asohoka yambaye agasimpo k'agashati. Ntabwo yagaragaraga nka wa musore wagaragaga ku ma televiziyo no ku ma social media yambaye amakositimu ahenze, ariko itandukaniro rikomeye ryari riri mu maso ye. Nuko umunyamakuru rero yaramwibwiye, none hamusaba uburenganzira bwo gufilima. Ayo yarabyemeye, uwo batangiye gufilima aho ngaho. Uriya musore nta kintu yari afite cyo guhisha, ndetse igihugu cyose cyari gitegereje kumva ubusobanuro bw'uyu musore, ndetse cyari gitegereje kumva uyu musore asaba imbabazi. Nuko umunyamakuru aratangira aramaze ati Ayo, aba Nigerians bose babonye video, abantu barakurakariye cyane, uyu munsi hari ikintu ufite cyo kubabwira. Nuko Ayo areba muri kamera. Nuko uyu musore arangije umutima, azamura ikiganza cye, cya kiganza cyahoze gisinya amakontra atandukanye, cya kiganza cyanakubise mama we mu ruhame. Nuko araterura avuga ati nabuze buri kimwe cyose, kubera yuko nibagiwe abamaye ubu buzima. Aramubwira ati nta meza y'abakire irenze cyangwa se ifite agaciro kurusha umuntu wakureze. Umunyamakuru aramwitegereje, abura ikindi kintu yakongeraho. Ahangaha rero iki gisubizo yaramushubije, cyari igisubizo cy'ukuri kandi gisobanutse. Byari bimeze nk'aho ari interuro yahoze asubiramo. Nuko yarahindukiye areba mama wari wicaye aho ku gatebe k'igiti. Nuko aravuga ati nimba uri kureba iyi nkuru, mama wawe akaba akiriho, ntuzigere utegereza ko igihugu cyose kikwataka kugira ngo usubire mu rugo. Ntuzigere utegereza ko ugeraho ukubita mama wawe, isi yose ikakubona ko uri umuntu udafite indero. Umusore aravuga ati subira mu rugo mbere yuko igihe kirenga. Kamera ahangaha yari kodinze buri kimwe cyose, ndetse iri kodinga uburyo umusore yari afite regret, yari afite uburyo ari kwicuzamo. Ariko ntabwo ari buri umwe wese wamubabariye inyuma y'ibyo byose, ariko yari yagiye gukora ibyo yakagombye gukora. Ntabwo yigeze avuga yuko byatewe na alcohol, byatewe n'inzoga,
nta nubwo yigeze avuga yuko byatewe na stress, nta nubwo yigeze avuga yuko habayeho kutumvikana, ahubwo yemeye ko yakoze amakosa. Nuko rero ugushimira kwakurikiyeho ntabwo kwabaye kwagushimira kuri VIP, ugushimira kw'ahantu hari stage ndetse iriho amabanners, ugushimira kw'ahantu hari abakire, oya, ahubwo ugushimira kwakurikiyeho kwabereye munsi y'igiti cy'umwembe. Ahangaha niho umusore ayo yajyaga akunda gukinira akiri mutoya. Nuko umusore rero yaje kujya hano munsi y'iki giti, afata imeza yajyaga yigiraho akiri mutoya, arayitegura, ayishyiraho igitambaro cy'umweru, ashyiraho ibyo kurya bitandukanye, ateka ibijumba, ateka n'inkoko, ashyiraho n'imbuto zitandukanye. Nuko ahamagara mama, aramubwira ati mama, nuramuka unyemereye ndashaka yuko iyi meza nateguye iba ariyo meza iri VIP mbashije gutegura mu buzima bwanjye bwose. Noneho rero wowe mama wanjye niwe mushyitsi wenyine mukuru. Mama we yarasetsemo ndetse aratungurwa. Nuko mama aramubaza ngo uri kuvuga ngo VIP bisobanuye iki muhungu wanjye? Nuko ayaramubwira ati bisobanuye, asa nk'upozinzemo gake, aramubwira ati mama, iyo mvuze ngo VIP table mba mvuze ngo abantu b'ingenzi. Nuko rero mama yaricaye ahangaha, batangira kurya. Nyuma noneho umusore aza kugira courage, nuko afata ibiganza bye abifatisha ibya mama we, aramubwira ati mama, ndagushimiye cyane, nakoresheje bino biganza nkubabaza, ahangaha noneho reka mbikoreshe ngushimira. Ahangaha rero abangaba uko ari babiri baje kongera bariyunga, ariko wa muryango warukize, wa muryango uyu musore yari yishingikirije watumye asuzugura mama we, ntago wongeye kumwegera, nta nubwo wongeye gushaka kumenya ibye. Rimwe na rimwe rero bavuga yuko umuntu burya aba akeneye amahirwe ya kabiri. Umuntu naza akakwegera akagusaba imbabazi yaguhemukiye, ni byiza yuko umuha amahirwe ya kabiri. Ahangaha rero ubwo bari bamaze kubabarirana, nta regret, nta kwicuza ko ari guhari cyangwa se ikimwaro, ahubwo hagati yabo hari urukundo. Ahangaha rero wa munyamakuru yaje kuva hano, aragenda abwira buri kimwe cyose, igihugu cyose uko byagenze, abwira isi yose uburyo umusore mama we yaje kumubabarira, ndetse abwira isi yose uburyo umusore yaje guca bugufi agasaba imbabazi mama we. Ibi ngibi rero byasigaye ari nk'isomo kuri umwe wese. Ahangaha rero buri umwe wese yaje gukuramo isomo yuko nta celebration ku isi irenze ishobora kurenga papa wawe cyangwa mama wawe wakubyaye. Mwakoze rero kubana nanjye kuva kwitangira kugera ku iherezo ry'inkuru, ndabashimiye cyane kandi mbibutsa yuko umwanya wanyu ari ingirakamaro kuri njyewe. Nkuriza inkuru buri gihe kugira ngo tuzigireho kandi ziduhumure kandi zidukangure mu buzima tubamo bwa buri munsi. Nimba wakunze iyi nkuru kandi ukabumva iyi nkuru hari ikintu yagufashije, yifata uyisharinge mugenzi wawe kandi ujye muri comment section umbwire isomo wakuyemo. Wakoze rero guhitamo Behind Wall Series, naho utaha ndabakunda cyane. Ciao ciao.